menya ibyawe nanjye menya ibyanjye ari wagushinzeho baravuga ngo none se ngo ngiye ngo ndisuge ngo iwacu bararuga arewe ariko ja none se guta ubusugi ni ukuvuga ko iwanyu baroga. Bakunzi ba Donathan Bakure, bakunzi ba Nido Session, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, Imana ibiteho. Ndagira ngo mbanze mbisegureho, nahinduye izina rya channel, ntago rikiri Nido Official ahubwo byabaye Nido Session. Rero ndizera ntashidikanya ko mwihanganiye izo mpinduka. Imana ibahe umugisha. Mukimara rero kunyakira munyemerere cyane n'ubundi nakire umutumirwa w'uyu munsi. Imana yadutekerejeho, yatwoherereje umutumirwa mukunda cyane. Naringize ngo tumwakire, namwe mufashe kumwakira, kandi turakwishimiye mu izina rya Yesu. Karibu cyane wibwira abadukurikiye. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Yewe banyita Mudahigwa Emmanuel cyangwa se Fisi Nyamunini niryo zina namenyekanyeho mu mafilimi. Yego. Ariko hari abantu batazi izina ryanjye bwite. Niryo ngiryo Mudahigwa Emmanuel. Nishimiye kuba kuri iyi channel. Imana iduhana umugisha. Amen. Kandi Imana ihe subscribe nyinshi cyane YouTube channel. Yego. Kandi n'abakunzi bawe twabasuhuje. N'abawe twese turabasuhuje. Iteka abarebe icyoroshye. Amina. Imana iguhe umugisha rero, turakwishimiye n'ukuri. Kandi buri Imana yari ibizi ko uyu munsi wa none ari we tuzaba twicaranye. Imana iguhe umugisha. Rero tujya tugira umwanya mbere yuko dutangira ibiganiro tukiragiza Imana, tukabwira Imana igatangirana natwe, igakorana natwe, ikanasozanya natwe. Naringize ngo nkwakire wihangane mukoreshe nk'umushyitsi, ariko uyu munsi ntabwo ukiri umushyitsi, twakwakiriye, wabaye umusangwa. Karibu usenge Imana, hanyuma dukomeze. Yesu aguhe umugisha. Yego, murakoze. Amen. Ubusenge. Yego. Uwiteka Mana ishobora byose, twongeye kugushimira, twongeye kugushimira yuko wampuje n'uyu muvandimwe, kampuza n'abantu bakurikiye YouTube channel. Yego. Nyagasani nko usaba kugira ngo iyi YouTube channel ihe umugisha. Yego. Nyagasani gusaba kugira ngo ufashe abapfakazi, ufashe imfubyi, ufashe abakene, ufashe abarwayi, ufashe buri mu nzu z'imbahe barenganure, ufashe buri umwe. Nyagasani ufashe igihugu cyacu, natwe dufashe nge n'uyu mubyeyi. Turakwinginze, turakwiyeretse kugira ngo amagambo tugiye kuvugira muri iki kiganiro aba ari amagambo mazima. Amina. Mu izina ryawe Nyagasani turakwinginze, komeze kutuba hafi. Ufashe n'abandi bose badukurikiranye, yaba abarwayi bakire Nyagasani mu izina ryawe. Nyagasani ndakwinginze, mbigusabye nkwizeye Nyagasani Mana ishobora byose. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yego, murakoze. Fisi rero ngewe nazaga nkubona, urumva nkakubona, ariko nkumva nifuje kuganira nawe, nkavuga ati Imana ni umukozi w'umuhanga. Naringize ngo mu by'ukuri wibwiye izina abadukurikiye, ariko naringize ngo n'ukuri udusangize ku buzima bwawe, ku buhamya bwawe bw'ubuzima, mbese muri make ubohoke abadukurikiye nanjye ubwanjye, kugira ngo tukumenye mu by'ukuri, utubwire uwo uriwe, uduhereze mbese ku buhamya. Imana iguhe umugisha. Karibu cyane. Yesu aguhe umugisha. Imana ibahe umugisha. Ubuhamya bwanjye ngewe ubuhamya urebye mfite bw'ubuzima nuko navutse, iwacu turi abana 5. Yego. Navutse ndi umwana w'imfura. Yego. Ariko maze kuvuka nkiri umwana, mvukana ibibazo by'uburwayi. Hakaba hari ibintu byo mu miryango byamfataga bikankubita hasi, byamara kunkubita hasi bikananiga nkazana urufuro. Ariko kubera Imana nza kuza gukira. Maze gukira mbaho mu buzima, niga, nza kuza no gukina amafilimi. Noneho nyuma yaho nabwo nza kuza kurwara akaguru
ndakarwara nkajya ndarandira nkirwa ndira nkagira gute ariko ndasenga mbwira Imana ati Imana ndabizi neza ko nta cyaha nakoze kirenze cyatuma nkomeza kubabara gutya kuko nababaraga mu kaguru kandi ntabasha kuvanamo uburibwe hakazamo ubushyuhe n'iki ariko Uwiteka ndamusaba nyoherereza umuntu usenga Imana w'umurokore aransengera ati mu izina rya Yesu ubushyuhe buvemo ububabare buvemo rwose ko yabisenze niko byagenze kubera Imana yaramukoresheje avuye icyangugu tutaziranye namuze atanzi Imana ibiramfashije mba ndakize. Amen. Urumva rero ngewe mfite ubuhamya bwinshi mfite n'ubundi buhamya bwinshi cyane bugiye butandukanye gusa ndashimira Imana ishobora byose kandi none ikindi icyo mfiteho ubuhamya urabona Imana yaramfashije mfite ibiro mu minsi yashize nari mfite ibiro 180 ubu nsiganye ibiro 159 urumva ibiro bikugenda bijya gute bigabanuka kandi noneho nta kibazo cy'uburwayi mfite sindwaye diabete sindwaye umutima sindwaye impyiko nta kindi kibazo byose ni ukubera Imana Imana niyo inyirindira ubwo urumva rero nta kintu na kimwe Imana ibitakoze cyane keretse ikidashoboka. Yego. None se muri abo bana batanu ntago mwavukiye Kigali se cyangwa ni mu ntara we wisanze Kigali ese mbese muri make bohoka utubwire ngo mu by'ukuri muri iyi myaka nari mfite ibibiro ubu tuvugana nasanze mfite ibibiro mbese byagiye bizamuka ese mbese urakoze cyane nabyumvise. Yego uvango ngewe navutse ndi munini. Yego navutse nanutse ariko nyuma nza kubyibuha ariko mu gutangira kubyibuha ndumva natangiye kubyibuha mfite nk'imyaka 13 14 gutyo mbo ariko ngenda mbyibuha gake mbona nyine ari ibintu bisanzwe yewe nkajya no mu masiporo nkagira gute ariko nyine nzamuka gake ciduka narabaye munini kandi mu by'ukuri mu muryango w'iwacu barumuna banjye bashiki banjye nta n'umwe ubyibushye muri bo. Papa se na mama bazi? Mama wanjye afite ibiro 40 nayiwe ariko papa wanjye we ni munini yari afite ibiro 120 aragabanuka ageze mu biro 100. Urumva kuko biri kose nawe hari umuntu uri wakurikije. Yego okay. Imana igumugisha nose ku ishuri byabaga bimeze bite? Ishuri rero ishuri ryo ryabaga ari hatari. Urumva ngewe ndi mu bantu ba mbere ku isi buri abanze kwiga ishuri ndagenda ndaryanga mwumva ishuri nta kintu na kimwe rimaze noneho bambwira ngo ninge kwiga nabaga kwa nyogokuru wanjye hano bita Icyangugu Nyamasheke. Yego nkagenda nkicara mu byondo ibaze navaga kwa nyogokuru nkagenda inyuma y'inoze y'urugo nkagera nkicara mu byondo namara kwicara mu byondo ngahita nzandira mbwira nyogokuru ngo nyogoko nikubise hasi kandi ari njye wabishakaga. ari umunyamitwe nari umunyamitwe wadanje wanga ishuri kubi. Ubwo ibyo wabikoraga mu mwaka wa kangahe? Nabikoraga niga nko mu wa 2 primaire. Ayuzi ko ari muto we cyane. Ubwo ndagenda nanga ishuri urumva ngiye kuva nkiri umwana nanze nyine sinkunda ngewe gahato sinkunda ikintu kimbuza ibitotsi sinkunda umuntu wambwira ngo nguze kuza ku kazi ngo nyine wenda ko akunda abantu umuntu saa moya zuzuye aba yabyutse saa moya n'igice wenda akaba yageze mu kazi. Ibyo bintu sinabishobora rwose. Iyi ni ukuri kw'Imana. Navuze nkiri umwana ndavuga ati Imana undinde kuzigera ngira umuntu n'umwe nkorera. Yego nge nzikorere kandi ngo niko byagenze. Yego
keretse wenda kuba natanga nk'ikiganiro cyangwa nakinira umuntu filimi kandi no gukinira umuntu filimi cyangwa gukora ikiganiro nta gatunambwene agomba kunshyiraho iyo ngize agatunambwene naguhubuka mite nitahira ndagusiga rwose mite nitahira njye kwiryamira yego urumva kuko njye ndi nyine urumva naje kugeraho ndabyibuha rero ntago nkunda njyewe ibintu bya stress ntabwo ukunda stress cyane niyo mpamvu ubyibuha niyo byanashoboka kuba ariyo mpamvu mbyibuha buriya iyo udatekereje cyane ngo ube stress nyine uribyibuhira tu kuko uba wumva ari no stress yewe ikintu gituma buri umuntu abyibuha cyane kuryamira urumva kudakora imirimo y'imbaraga urabyibuha pe kandi dore nawe ntago wamye ubikora ntago namye mbikora nta kintu nigeze mpura nacyo cya danje cyangoye cyane cyakoze kera nyiri umwana nigeze gucuruza amakanzu na turu na filimi inuza umuntu witwa Yanga kiriho wari DJ oya nabaga ndi kuri sale ya filime kwa kundi bishyuzaga nyine narishyuzaga bya nta stress yabaga nayo ko yazamo iringaniye ariko ntago ari nyinshi ntago ari nyinshi ntago ari nyinshi cyane rwose mbega utwo nitwo tuzi wakoze ukumva ni hatari oya nakoze utuzi twinshi jewe buriya tugusaba ko nyiri umwana nakoze ibintu bibi byinshi rero nuvango mu bukuru bwanjye sinigeze nongera gukora ibyo bintu bibi ubwo se nk'urugero ni nk'iki wumva utakwibagirwa wakoze uri umwana kibi uvuga ati kabisa nanjye ndigaye cyangwa se wenda ikigero wari ugezemo cyarabikomeye urumogi yes nacuruje ndayi Burundi yes none ufite n'ubuhamya bw'i Burundi yampaye nka data ngiki i Burundi rwari urugendo rurerure urumva hari umugabo w'inshuti yanjye w'umukire yagize ikibazo aramanuka ajya i Burundi ageze i Burundi arambwira ati uzaze ndagenda ngeze i Burundi uwo mukire turabana tumaze kubana noneho hari ubuzima nyine nabayemo buri prive ntashaka kuvuga burambabaza yego pole komera noneho mpita nisanga nshaka akazi na kamwe nakora ndakabura ayiwe urumva nacuruza nabanje igihe nageze i Burundi 2008 ncuruza y'amasede noneho nkazambona ako kazi ko gucuruza amasede karaciriritse yego navuga ati nta kandi kazi kandi nakora mitamo gucuruza indaya abarundi kazi abakongomani kazi ibaze we abanyarwanda kazi reka nta munyarwanda nari kwemera gucuruza kuki se ko abantu bazaga babaga bashaka abakongomani kazi n'abarundi kazi ntawakubazaga umunyarwanda oya bona nabo nigeze mbonayo nibura se ubwo warayabonaga nayabonaga urumva umukobwa namurigurishaga $100 ariko se nkubaze nako njye namuryagaho $100 ko umuntu usa acuruza ibyo yaranguye wabaga waranguye ute nabaga hari umuhungu w'umutinganyi witwa Kuhe aracyariho se ubu we simbizi niba kibawe niba yantambara yo muri 2017 ibitaramusize nakora i Burundi yabayeho ni nabwo navuye i Burundi ngaruka mu Rwanda urumva rero uwo muhungu niyo yabaga afite abakobwa bose beza mu Burundi uwo mutinganyi yabaga bafite yari umutinganyi w'umukobwa yari umutinganyi w'umuhungu noneho akajya abanzanira kabakuzanira twakoraga diru nyine nkamuha $2 duke akanshakira abakobwa beza gusa nanjye nkarya $100 umukobwa nawe akarya $100 wenda na 50 ibaze kuko twe twagurishaga ingagari gusa abakire ntago twe twagurishaga abantu b'abakene umuntu aba afite ubuhamya tekereza rero
gusa buriya ibiyobyabwenge byose sinigeze mbicuruza ahubwo warabinywa narabinyweye nanyweye ikiyobyabwenge cyitwa urumogi inywa ikiyobyabwenge cyitwa nuza bimwe bacisha mu mazuru kokayine ntago mba mbizi byita kokayine inywa ibyo bita kuba ntabyo mbazi kuba ni ikiyobyabwenge kuba ni ikiyobyabwenge bashyira hano mu itama kiba kimeze nk'ubugoro noneho kikagenda gishonga ayiwe nuko gishonga niko nawe ugenda wumva umutwe ugenda ukangana nka bisi ariko ntabwo ubibonye nyine ubibona ko buhanganye na bisi wowe niko uba ubyiyumvamo ukumva wabyimbye yego ugahangara umuntu uwo ari we wese cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose ndya ibiyobyabwenge byitwa mayirungi yose by'ibyatsi ntabyo mba nzi imana ibiyobyabwenge byose nabifasheho none se bwo nta ngaruka byakugizeho byo nimba warafasheho byinshi ukuntu oya nta ngaruka byangizeho ngende mutaraga ndi mu ryerye kandi ubu bampimye nta rumogi bansangamo kuko nyine urumva hashize imyaka myinshi 2017 ubu ngubu se warabiretse wabiretse byagenze ute oya nabirekeye i Burundi nagiye i Burundi ahantu bacuruza nako babaga bafite inzoka ingona ibisimba by'ubwoko bwose n'intare n'iki byose bahita nyine ni ahantu muri paka nyine muri parike paka yego muri paka nyine n'ahantu bafata bagashyiramo ibisimba by'ubwoko bwose bizima se ibizima noneho aho hantu niho twagiye tunywera urumogi ngewe n'abandi bana b'abakire harimo n'abana b'abayobozi b'abarundi tuhanywera urumogi noneho tuhanywera urumogi ruranyica runyishe mera nk'upfuye nyine birumvikana bancomeka umupira wa robine mu kanwa barafungura amazi ndatumba bamenaho n'andi mazi nyine kuko nari meze nk'umuntu wagiye muri koma ntari warangiye wapfuye nakangutse rero numva nkonje numva meze ukuntu nyine numva mfite ibifuri byinshi cyane ndavuga ati mana kuvumvanya aha hantu sinzongera kunywa ibiyobyabwenge aho ni wese uzinuka yego aho hantu kuva ntaharenga simbone mpfuye nahise mbwira imana ati sinzongera kunywa ibiyobyabwenge kandi koko byahise birangiriraho kuva icyo gihe imana ishimwe yagushoboje kubivamo no kukwica numva ko byari kuguhitana buriya umuntu anyweye urumogi cyangwa ikindi kiyobyabwenge biba bigoye kugira ngo ikiyobyabwenge uzakireke kuko ikiyobyabwenge kikugira koronike birumvikana hari abo bisaza hari abo byica ibaze ko nigeze kunywa urumogi ndi mu rugo urumogi runyongoza kujya ahantu bita nuza Kimironko ibaze kuva Kacyiru ngemba munsi ya perezidansi ibaze kuva Kacyiru munsi ya perezidansi aho bita Mukanserege ukajya aho bita nuza Kimironko ukagenda n'amaguru nageze Kimironko rujya rwanshiramo urumogi no ndibaza tese ahantu nahageze nibaze ubwo numvaga warabiretse icyo gihe nyine ukiri Burundi uza mu Rwanda ndi kumva oya nabanje kurunywera mu Rwanda dore ukuntu byagenze nakundanaga n'agakobwa kitwa Karine tubure ko umuvuze we nta kibazo nako gakobwa twakundanaga kakajya kansoma nanjye nkagasoma tugakora gahunda noneho baza kukigisha kunywa urumogi nanjye kahita kabinyigisha naho ngaho namenyeye kunywa urumogi ubwo mwari wari utuye i Kigali nari i Kigali Kacyiru ntago watubwiye igihe waviriye Nyamasheke igihe naviriye Nyamasheke ndumva igihe navukiye i Kigali maze kuvukira i Kigali ariko ngenda mba n'Icyangugu kubera ko nahigaga ari kwa nyogokuru
rimwe nkaba ndi kwa nyogokuru ubundi nkaba ndi i Kigali mu rugo kwa mama na papa. Ni ukuvuga ngo kwa papa ni i Kigali. Papa na mama baba i Kigali. Baje baraje i Kigali. Yego. Okay. Oya njye ni naho navukiye i Kigali. Urumva ni naho bashakaniye ni wowe mfura. Yego. None nkajya kwa nyogokuru. Ariko nkahamara igihe kinini ku buryo nanize Nyamasheke. Yego. Noneho nkava hari Nyamasheke nkaza hano i Kigali kuruhuka nkongera nkasuye Nyamasheke kwiga. Yego. Rero nize i Kigali niga n'Icyangugu, rero ngeraho Icyangugu ndahava burundu, ariko naragiriye Icyangugu ndahava burundu ndi Kigali. Kigali rero maze gukura nibyo niho ibyo byose byabereye. Niho wahise ubonanira na Karine. Yego, Karine we twari tuturanye muri quartier, ni nkaho ndamuruta ariko ni nkaho twenda kungana. Yego. Ubu rero Karine abanyigishije kunywa urumogi gutyo. Uvuga ngo niwe wakwigishije kunywa urumogi. Ibyo bya kokayine na bya bindi byose wambwiraga we nta ibyo bya kokayine ntabwo njye mbinywera mu Rwanda, nabinywereye i Burundi. Ahubwo urumogi nirwo nize kunywera mu Rwanda. Ubyigishijwe n'uwo munsi. Yego, noneho ubwo ibyo bya kokayine nabinyweye ndageze i Burundi ndi kumwe n'abo bana b'abayobozi b'abakire, kuko njye nabanaga n'umugabo w'umukire. Urumva nahuraga cyane n'abana bo mu bakire, abana b'abasirikare bakomeye, abana b'abayobozi runaka. Rero benshi nyine twanywaga ibiyobyabwenge by'ubwoko bwose kuko mwabaga muyafite. Ikiyobyabwenge nanze kunywa kubera ukuntu abantu babanje kuba insobanuro bambwira ko cyica nabi. Ikiyobyabwenge cyitwa mugo. Mugo ni ikiyobyabwenge kibi. Niyo ukinishije kukinywaho rimwe biba birangiye. Yego. Ayiwe, none se film hanyuma ubwo kwiga kwa Heri kwiga nyine narize. Wagarukiye ubwo mu wakanga? Narize birananira ndakomeza ndagerageza. Iwacu babona ko ishuri nzaryanga banyohereza i Butare kwa mama wacu. Ni nawo mama wanjye avuka. Yego. Banyohereza i Butare ndahiga, ariko ngeraho numva amashuri arananiye, ngiye ishuri ndyivanamo. Ariko ishuri naryivanyemo ngeze mu wa 3 segonderi. Wari wagerageje. None wari watwaranye pe. None se tujye tuvugisha ukuri, mu wa 3 segonderi urumva wari wagerageje kandi wigaga wanga na kabiri primaire. Nangaga ishuri, ibaze ko nasuzuguraga abarimu nkaba ndi mu ishuri ngahaguruka nkajya kwiyotera izuba, ngahaguruka nkigira mu byo nshaka, nkajya mu gasantere nkarya ibiraha. Nakundaga ibiraha, nkarya ingurube, nkarya ibintu byose. Icyo numvaga nshaka cyangwa umubiri wanjye ushaka, ko nabaga mfite amafaranga. Hari umugabo wa mama wacu yigeze kubaho konseye, abaho na burugumesitiri. Uwo mugabo yabaga afite amafaranga menshi. Nagendaga mu kintu cy'ikivarisi yabaga afitemo amafaranga, kuko yacuruzaga ingurube azivana i Butare azizana i Kigali. Nkavanamo akabandari kamwe k'izabitanu sabimenye. Nkajya ngenda nkaba nicaye nko mu ntuza mu ishuri mfite n'amafaranga. Yego. Nkajya muri ntuza nkajyana abandi bana nkabagurira n'inzoga narazinywaga jewe. Yego cyane. Urumva nkabagurira inzoga, ariko nyine nangaga ko bazabimenya yuko nabagurira inzoga. Nabaguriraga inzoga nanjye nkazinywa. Twarangiza tukarya ibibabi by'igiti byitwa niba ari ngo ikimama cya ntuza kinuka. Oya ntuza igiti cyitwa gutera Rwanda ari icyavoka. Oya voka. Ntabwo ari icyavoka, ni ikinuza, nimba ari ikimama. Ese urubura kibaje. Bene bino biti bubakisha. Yego. Mukabihekenya. Hari ibibabi biba bihumura cyane. Twarabihekenyaga. Ibindi tukabivuguta tukabifata mu ntoki ntibamenye ibyo ari byo. Ariko mwari abanyamitwe. Urumva ngo nyine i Butare ndahaba, ariko narahakunda kubera ko bacuzaga ingurube kandi nzikunda.
mbo nkibonera ka kanyanga rimwe na rimwe nkagasoma nabaga mfite ahantu ndi bwavane ka kanyanga nkagasoma njyewe nananiranye ndi umwana ariko iwacu ni ukuri ko Imana nubwo babaga bari babyemera ko nananiranye kuko nabitwaragaho neza nariyorobekaga ariko Mana wagira iki abana bameze nk'uko wari umeze kera mbere icyo nabwira abana cyangwa se nabwira urubyiruko muri rusange birinde ibiyobyabwenge birinde ibintu byose byabata mu moshya kandi ikindi kintu nababwira n'abantu bakuru bumvireho iyi si tuyiriho nk'abagenzi Imana ntiyigeze itubuza gushaka amafaranga Imana inanadushyigikira yuko tugomba gushaka amafaranga kuko Imana umuntu wa mbere yanga umukene Imana yanga umukene kubera iki nyine umukene utabigizemo uruhare ntabwo Imana imwanga ariko umukene wabigizemo uruhare tuvuga n'urugero ubu mfite amaboko yombi mfite amaguru wenda ndi na muto yasimbyibushye nk'uko nguko ukaba utabasha gukora uvana amaboko mu mufuka ukore ngo Imana iravuga ngo dusenge tunakore ibyo ni ibintu bibiri noneho njye nk'umusilamu Imana ivuga ko tugomba gusenga inshuro 5 ku munsi urukumva noneho ariko tukanakora noneho ku muntu utari umusilamu umurokore umunyagatulika cyangwa n'irindi dini Imana ivuga yuko basi nibura wasenga na rimwe ku munsi ariko usenge ukore cyane ushaka amafaranga utazaba umutindi umwana wawe atazasaba uw'abandi wirinde rwose kuzigera uba umutindi ariko unanagire unanasenga Imana ishobora byose upfukame hasi kuko Imana nicyo yaduhereye amavi yacu upfukame hasi sinkubwiye wenda ngo wubame nk'uko twebwe abasilamu twubama upfukame hasi wuname usenge Imana ishobora byose nusenga Imana ishobora byose izaguha amafaranga iguhe baraka iguhe ibintu byose niguhe n'imigisha urumva ariko nutabikora ngo usenge ushake n'amafaranga ukaba umutindi kuko iyo umuntu abaye umutindi yifuza ibintu byinshi agahora nyine ararikiye ibintu by'abandi urukumva agacumura yego buriya kuba umukire cyane ni bibi no kuba umukene cyane nabyo ni bibi rwose Imana ibituriye kuko umukire cyane ntajya abona amahoro umukene cyane nawe nta mahoro yabona kuko ahora yifuza iby'abandi si ikibazo yego uri kumva ubwo rero buri muntu wese muzabona kuri iyi si afite impamvu yaje ku isi cyane rwose gusa mwarubyiruko mwe ngewe mwabyumvise ko naciye mu bintu byinshi mwirinde ibiyobyabwenge mwirinde ubusambanyi umwana aragira imyaka 15 16 akabazanya utubere mu gatuza ubundi agatangira kwiteretera abagabo si ikibazo urumva atari ikibazo mu gihe noneho kera wenda kubw'abami umukobwa yashakirwaga umugabo n'ababyeyi niyishinze niyigira inshinzi nagire gute sabone twatubere twahagaze ngo ahite yigira nyine umuntu wa danje siyishakira abagabo yabaga ari uwo mu rugo yabaga ari uwo mu rugo urumva mutima wo mu rugo yoza ibyombo akubura iwabo utahasanga hasa nabi mu gihe abakobwa b'iki gihe umusanga mu rugo iwabo imbere y'umuryango hasa nabi kandi wari mu nzu ahubwo ajya muri saro kwisigisha inzara none agakirishaho za nzara za karashika na ba dorobuci n'inyagasozi ubundi abakobwa b'iki gihe urumva abakobwa b'iki gihe ba fake usanga ari inyagasozi dorobuci urumva inyagasozi dorobuci n'intuzi urukumva ni ukuvuga ngo rero nimba udashaka kuba icyo kintu wowe akora ibintu by'umuco umuco ni iki
umuco ni ukubaha musaza wawe, wubahe mama wawe, wubahe papa wawe, ugendera nyine ku bintu bisanzwe. Noneho abana b'iki gihe aragira imyaka Vianney yamaze kuta ubusugi kera. Ubusugi bwagiye ni ukuri kw'Imana. Noneho baravuga ngo none se ngo ngiye ngo ndisuge ngo iwacu bararuga. Arewe ariko ja none se guta ubusugi ni ukuvuga ko wanyu baroga. Ni systeme ya Satani. Ariko mu by'ukuri Imana ikomeze ibarinde, ni ukuri bihagarareho. Ni ukuri ko Imana bihagarareho. Musenge cyane mwabana mwe, mujye mu masengesho, mujye mu byumba, korera icyumba iwanyu. Urumva? Dusobanurire Dorobuci, dusobanurire Inyagasozi n'iki harya. Inyagasozi, Dorobuci na Karashika. Dorobuci ni umukobwa nyine Dorobuci ni umukobwa nyine wananiranye. Karashika nawe ni umukobwa wananiranye. None Nyagasozi yiba yarananiranye cyane inanicuruza. Imana ibarinde rero. Urumva rero mwabashiki bacu mwe turabakunda. Irinde kuba Karashika, wirinde kuba Dorobuci, wirinde no kuba Inyagasozi. Urumva? Kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo umukobwa bumwe agatukisha bose, sibyo? Irinde rero kugira gute kuba umwe muri babandi batukisha abandi. Urukumva? Ikindi wubaha ababyeyi bawe, ugendere ku muco, ureke ubusambanyi, ureke gushukwa n'umubiri, usenga Imana ishobora byose. Imana izagufasha. Urumva? Ubundi urebe yuko ibintu bitagenda neza, ukora akazi kawe, usenga Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi. Ubundi urebe ko ibintu byose bitaba umunyenga. Kandi bareke kugendera mu bintu bivangwa ngo ni viziyo. Mureke ibintu bya viziyo. Umwana arabyuka yaba adafite, umwana aravuka agakura yaba ageze imyaka 20, yaba adafite ngo iPhone, urumva ngo telefone ngo ya danje, urumva ngo akumva nyine ngo byacitse, akajya gushaka bya sugar daddy mu gihe hari udusore mungana basi nta nubwo ari twugiyemo, ugiye mu bintu by'ibisaza biri bugutemo zanuza arya babyita gute, ndabizi bya miteze, imitezi na zamburugu, kikagutamo ibintu by'ubusaza nyine kigatuma n'abasaza. N'izina ry'Imana wenda mu bo bangana, icyiza nuko barindira buri wese agategereza uwe, byaba byiza cyane. Kandi biranafasha, buriya bituma umuntu atajagarara no mu buzima busanzwe. Niko mbitekereza, sibyo buriya cyane. Yego rero ndizera impanuro bazumvise. Turi no mu iterambere, ariko tujya mu iterambere ariko tudica umuco cyane. Urumva? Twubaha Imana, tugendera ku bintu byose. Ababyeyi ubundi baravuga ngo muri Korani baravuga ngo ijuru ryawe wowe muntu uri kundeba uwo ari we wese, ijuru ryawe riri munsi y'ibirenge by'ababyeyi bawe. Nimba wasuzuguye ababyeyi bawe, menya ko nta n'ijuru uzabona. Ayiwe cyane rwose. Ubahe so na nyoko niko itegeko. Ubahe so na nyoko bivuga kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka. Ntabwo icyo kintu Imana yagize muri Bibiliya cyangwa muri Korani kidafite impamvu. Ubahe so na nyoko. Habari impamvu. Noneho uzi ikintu kinshimisha turi ku musozo, ikintu kinshimisha ni ukuntu abakobwa banga ikintu kinshimisha ni uko abakobwa banga kumvira ba nyina bakiri batoya, nyine bakiri muri ya myaka 20. Noneho umukobwa yamara kubyara, yamaze kubyara buryo nibwo abona agaciro ka mama we na papa we, cyane cyane agaciro ka nyina. Kuko yera ababyaye, igise kikamurya, indi kamurya, umwana akamunera, agahita abona agaciro k'umubyeyi cyane. Akajya noneho yavuga ati mama yubaho. Mama yubaho.
Imana ikinga nese fi nyemerera wenda impanuro nizere ko bazumvise mbabarire cyane aho tube tuhasubitse naringize ngo mu byukuri uko winganira pe uko winganira ese nta ntambara ujya uhura nazo wenda muri societe isanzwe nawe ukumva wenda haraho societe kubangamiyeho ese mu byukuri ntagiye na ubaza Imana ukavuga ati se Mana ubundi vipi zawe ntagiye ako kantu kaza sha no kuri k'Imana burarega muri societe muri societe ibyo ntago byabura uhura n'umuntu gakoga ngo dore uko kingana ngo ngo abyibushye nk'ugaburira impumyi ngo noneho ngo kigiye guturika ngo none se ngo wariye bikeya ngo wagize gute umanye no mu abantu bakakubwira amagambo menshi mabi ariko icyo gihe ikintu ukora mu mutima uravuga ati auzu billahi minash shaitani rajim kavuga ati nikinze ku Mana ngo indinde shitani wavumwe urukumva uko abo ngabo ni nk'ari shitani ibiri kuwohereza uko abari kukubwira ibintu by'ubugoryi cyane ko nawe nta ruhare wabigizemo ntago wiremye urumva kubangana gutya ndabizi neza yuko ahangaha uhagaze kugira ngo uzabone umuntu ungana nanjye byagutwara isukari urukumva rero kuba nangana gutya jewe ntago ari nge wabyigize cyane ntago ari nge wiremye nyine nanjye nashidutse ibaze ko kugira amataye kandi utari umukobwa uri umuhungu ukagira amabere kandi uri umuhungu si ikibazo urukumva noneho ibyo bintu byose ubwo buzima bwose ukabucamo noneho ugafata umutima ukawubwira ati mutima wanjye tuza urukumva noneho umutima amara kuwubwira ngo tuza umutima ugatuza noneho ugafata ubwonko igice cy'ubwonko ukakibwira ati ibyo bintu bishyingure yego noneho ukiyakira noneho umuntu agaturuka hirya agashinguka aho yarari akaza akagushingaho akubwira ngo urabyibushye ngo kigiye guturika ngo ubyibushye nk'ugaburira impumyi urambwira ibyo bintu kwa Gianni ubundi baravuga ngo mbere y'uko utokora Yesu niwe wavuze iryo jambo mbere y'uko utokora umugogo uri mu ijisho rya mugenzi wawe banza urebe umugogo uri iryawe urukumva rero ntukanshinge wowe wanshinzeho numbona muri iki kiganiro ntukanshingeho menya ibyawe nanjye menya ibyanjye ari uwagushinzeho ni benshi banshinzeho ni benshi n'ubu ngo ni benshi babimbwiye ntibakagukomeretse buri umuntu munini ahura n'ibibazo byinshi icya mbere kujya ku musarani ni ikibazo biramugora wowe uri mutoya uragenda ukajya ku musarane ugakora ibikujyanye wicaye ugahita unitawaza ugahita uhaguruka ukigendera mu gihe noneho twebwe abantu babyibushye uricara ukananirwa ugahagarara ukongera ukicara ukongera ukananirwa ugahagarara gutyo mpaka uvuyemo none ugasanga nawe byagutwaye iminota 3 njye bintwaye iminota 30 urukumva noneho umuntu muzima akaza yavuye akaza kugushingaho akubwira bwa bugoryi yawe warababaye ariko kubera Imana no kubera yuko umuntu abasenga no kubera ko umuntu aba yifitiye umutima mwiza ukamubwira ati wowe ugendera ibyawe byimenyere nanjye ibyanjye mbyimenye yego mu gihe wakagombye kujya gute kumutuka n'umutuka ukamwihorera yego umva Mana yanjye rero nuko ngo hari ijambo ry'Imana muri Bibiliya ndumva yabajije Yesu aramubaza ngo se nimba ari umwana wavukanye ubumuga bwo kutabona noneho aramubaza ati se uriya nimba yari afite ubundi bumuga ntago nibuka ari ubuhe bumuga noneho baramubaza ati se uriya niwe wakoze ibyaha ese ni wabo bakoze ibyaha nyine Yesu arabasubiza ati nta numwe wakoze ibyaha byose ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we rero ntago ari uko wakoze ibyaha sinuko ababyeyi bakoze ibyaha rimwe na rimwe hari ibintu bitubaho kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro cyangwa se Imana itwihesherezeho icyubahiro rero nta mpamvu yo kujudginga ngo bagutorutize sibyo
arega buriya reka nkubwize ukuri Imana ishobora byose Imana niyo nyiri impuhwe ni nayo nyiri imbabazi nta wundi muntu n'umwe w'ikiremwa muntu wakugirira imbabazi Imana yonyine yakuremye yonyine niyo yakugirira imbabazi rero n'ubwo abantu nibadukunze umuntu umwe akureba akakwishimira akanagukunda undi akakureba agahita avuga ati ati yabaga cyapfaga uri kumva cyane bariho mu gihe Imana ihora twifuriza ibyiza uri kumva rero niyo mpamvu ntawe uzanezeza ikiremwa muntu gusa jya ukomera sibyo kandi ni ukuri hari impamvu Imana yemeye ko ungana gutyo reba mu by'ukuri hari impamvu Imana yemeye ko ngana gutya hari impamvu unese hari abantu bavukana wenda ubumuga bwo kutabona hari indirimbo ngira iri kuri YouTube ivuga ngo hano muri iyi si hari abantu yitwa imibabaro ivuga ngo hano muri iyi si hari abantu bafite ububabare hari abadafite amaso ubu barebesha umutima hari abadafite amaboko wowe uyafite yombi hari abadafite amaguru wowe uragenda nta kibazo hari ababuze ingingo zabo kandi suko bazangaga uko nguko umeze bishimira Imana ni ukuvuga ngo hano muri iyi si uko umuntu ameze aba akwiriye kubishimira Imana cyane cyane ko hari ibitubaho tutabigizemo uruhare rero uko nguko umeze ni ukuri nta ruhare wabigizemo jya ushima Imana urekane n'abo ngabo nanjye ukomeze mbishimira Imana ndekane n'abanjajenga n'uriya muntu ufite ubumuga wenda bw'amaguru cyangwa se bw'iki mbese uko umuntu wese ameze abishimira Imana rero jya ukomera kandi wihangane Imana izi impamvu cyane ukuri Imana izi impamvu urumva hari igihe genda nireba ko naho umubyibuho wanjye nkumva nyine ndababaye ariko noneho nareba nk'umuntu udafite amaboko yombi suko udafite n'amaguru ujya ubabona nta maguru afite nta n'amaboko afite kandi abayeho yishimye kubera Imana uri kumva nkatavuga ati Imana warakoze Mana warakoze ndagushimira ni ukuri nawe ufite icyo washimira Imana buri muntu wese muri iyi si afite icyo arusha mugenzi we Imana iguha umugisha ko harabureba nawe ukavuga ati Mana ndagushimiye urumva kandi pe nta mpamvu wowe ujya ukomera Imana niyo ifite itangiriro ku muntu ikagira n'iherezo kandi ni nayo ifite urufunguzo rw'ibizaba kuri buri wese cyane rwose Imana iguha umugisha nawe kandi mwakoze kunyakira kuri channel yanyu bayita Nido Session icyo nabwira abakunzi banyu Uwiteka akomeze kubagirira neza abafungurira amarembo y'ibyiza byose bifuza kandi mbabwira ngo mujye musenga Imana iryo jambo naribabwiye ndongera ndisubiyemo hanyuma Uwiteka duhana umugisha komeze mugubwe neza komeze mugire amahoro kugira ubugingo bwiza Imana ibaho umugisha mwinshi cyane yego Nese mwebwe ntacyo mwababwira wenda urugero nka nimero cyangwa se nimba hari cano mugira namwe mukabasangiza kugira ngo akoze cyane yewe channel yanjye yitwa Hogoza TV agira n'indi yitwa Fisi Nyamunini TV ubwo iyo bashaka niyo bakora subscribe cyangwa bakazikora subscribe zombi hanyuma nimero yanjye ni 0788 99 11 79 yego ibaruye kuri Mudahigwa Emmanuel bakunzi ba Nido Official murakoze cyane dusubikiye hano turizera ko n'ubutani tugutumira tuzaboneka n'ukuri Imana iguha umugisha Imana ibaho umugisha kandi namwe Imana ibarinde bye